Right, reka masuze kandi mbifuriza amahoro y'Imana ishya n'ihirwe mu buzima ni Mr. Jean Rugoni Iris Rwanda TV kufatanya na Tag TV twabazaniye studio nshyashya nziza cyane nanjye mvuga mu mafilime yanjye yaheze mu bintu byinshi cyane amafilime none yaje ari mu byana bikeye arimo abasore n'abasaza none hatwika twatangiye gukorera Musanze biragoye ko i Kigali Igikondo ndetse na Kimisagara muri hese sasa namwe n'abakobwa babiri bagiye kutuganiza mu minota itatu kuri buri wese. My story in high school. Uratanga tubwira amazina yawe, utubwire story itangaje yakubayeho muri high school. Okay. Amazina yanjye ni Betty. Story Mfite story nyinshi ariko iyi ngiyi niyo natajya apfa kwibagirwa. Natapfa kwibagirwa ko kandi ni keza. Nawe apfa kwibagirwa. Like umunsi umwe niga mu wa mbere nagiye nyine ndi umwana witonda ngira amakosa menshi ariko nagizeyo mbona inshuti z'ibirara nyine like bana b'ibirara nkanje turamenyana twigaga ahantu mu ishyamba nyine kuva mu kigo ugera ku muhanda hari harimo urugendo rwa moto y'igihumbi urumva ni rurerure kandi akamema ahantu mu cyaro aba ari ahantu kure cyane bwo kwishyamba niye ko nanjye nize mu ishyamba nize ku kigo bita College Fondation Sina Gerard i Rulindo. Yego ndahazi urahazi kuva ku muhanda kugeraho ni kure. Umunsi umwe rero abana baranyogoza mu kigo batwogoshaga nabi bakogoshaga ordinaire kandi nyine abakobwa urabizi ukuntu babiyumva batangiye kujya muri secondaire nibwo nari ntangiye kuzana agatuza baranshuka ese ko bacutse igitekerezo ntabwo cyari cyanjye ngo tujye kwiyogoshesha. Classe twayisozaga saa 11 ubwo tuvuye muri classe turagiye twuriye senyenge ntago twagiraga twurira senyenge turagenda ahantu ha moto y'igihumbi twagenze n'amaguru tugenda turiyogoshesha turagaruka mu kigo twagarutse mu kigo saa 3 z'ijoro urumva twari twatinze cyane abandi bari kuri asembo bari batubuze ko nari mfite genge y'abasitari twari tuzi mu kigo iyo tutabaga duhari ikigo cyose cyarabimenyaga ko tutarimo. Tugarutse rero tukigaruka badufatiye kuri gate tugarutse bakize kuri asembo ikintu baboneye nicyo nazibagize ko nari akakobwa gatonya cyane kagufi kananutse badufite animateri w'umusore kabisa munini yaramfashe gutya ukumubona gutya aranzamu ijosi ararizamura yamupise iki gutya ubu bwahagaze nk'amasegonda 5 butagongera muri roti utangira gukora ntabwo nabyibagirwa yarankubise ikindi bintu nakurase ndavuga ati naraye nitekereza ijoro ryose uwo munsi sinzayibagirwa ikigo cyose cyose kimenya ngo uko cyari kinzi ahantu hose nacaga bakavuga ati bari bamukobwa ntabwo njya ntibagirwa. Warasoreje? Yego narasoje mu gatatu baze gutangira kengo uri mu wa mbere bana bose bantinya kuva icyo gihe nacagaho utwana two mu wa mbere tukunama kandi nanjye ndi mu wa mbere warabakosoye twagiye ibumoso cyangwa se ubwo ni ibumoso ngende ibyo bwanjye. Okay, murakoze nanjye nitwa Aisha. Story yanjye yo muri O level nanjye ndabyibuka ari mu wa mbere njye nyigera mu kigo nanjye nahise menyekana cyane kubera ko sister wanjye nkurikira nawe niho yize aho ngaho mu wa mbere mu wa kabiri bahita bamwirukana ngo aravuga cyokora n'uyu nguyu nawe uko biri kose ashobora kuba ameze nka mukuru wiwe. Nanjye ikintu gishobora kuba cyarambayeho nazigera nibagirwa nuko nagiye kwirega mu rugo ngo banyirukanye kandi batanyirukanye like nyine nari nasimbutse ikigo ubundi abakobwa ku ishuri ntabwo bajyaga basimbuka ikigo ngo batoroke sha niyo wagenda ukabivuga cyababwiraga abakobwa uri kubabeshyera abantu basimbuka ni abasore. Ubwo nanjye icyo gihe twebwe ntabwo twari dufite kantine mu kigo ngo ibintu byo kuvuga ngo argent de poche ubwo baguherezaga argent de poche uko bayiguhaye uko n'igihe uzatahira nuko nyine uzataha ikimeze. Icyo gihe ari nk'uyu munsi baraduha bilote ejo turataha amafaranga ubwo nyine baraduhaga iryo joro amafaranga bayaduhaye ubwo nanjye ndiyongoza n'izindi nshuti zanjye 3 nazo z'abakobwa tujyana hanze tujya kugura imbada
ubwo tugiye kugura imbada turi kuvuga ngo turasubira mu kigo tuzigurishe amenshi kurusha ayo twayaguze hanze. ubwo mwarabacoracora Ku buryo nyine tunagera kuri Nyirangarama twararaga twanditse bije y'ibintu turi burye turi bugure ibintu nk'ibyo. Ubwo like turagenda ubwo turasimbuka turagenda turabigura tugaruka mu kigo batari banabimenya ko twanagiye. Ahubwo hari umuntu umwe mu bakobwa wagiye aradusnicinga abibwira matron ko twasohotse. Matron yari na ajya umuganga yari na muganga yari umunasi. Ubwo ahita tujyana muri infirmerie na animateri baravuga ngo bagiye kudukubita baga tuvuge ubwo rero tuvuga ese bumva ko ari abasore bashobora kuba batugiye mu matwi tukajyana kuko bumvaga ko umukobwa atashobora gutekereza ngo arasohotse. Ubwo turagenda baraturyamisha hasi twese inkoni nkeya badukubise buri muntu wese zari inkoni 5 ariko izo nkoni 5 uzibaremo inkoni nka 100 kuko animateri yarakira umusore muto pe afite n'imyaka nka 25 27. Kumutangutera ngo z'abakobwa ngwiki lenge na lenge wamutera cyane ariko yahagararanaga n'umukobwa nkahagararana murimo kuvugana iki ntacyo yanyuragaho no kuri classe ukamwumviririya ku buryo cyaragera kuri classe yawe umaze nk'iminota 5 cecetse atari kumva ko urimo kuvuga. Ubwo yaradukubise baratubwira ngo baratwirukanye ngo ikindi gihembwe ntituzagaruke batwandikira impapuro. Ubwo ndatinya na mfise mu wa mbere ntabwo nari nazi ibintu byo kwirukana ukuntu biba bimeze ngo bagura urupapuro ya ndagenda mbwira cousin bro wanjye kuko nabaga kwa cousin bro kwa auntie wanjye nyine. Ubwo cousin bro wanjye twabanaga ndagenda zamubwira rero ikiriho ngiye ku ishuri banyirukanye cyakira ukuntu turabwira Shanga anshakira ikindi kigo. Shanga ubwo ni shangazi shangazi wawe. Ubwo anshakira ikindi kigo nze kujya kwigaho ahita ambwira bakwirukanye birisege ndangaye ngo mu rupapuro rwawe baguhaye urupapuro cyo bitaramvuye ramvuye ndavuga nge na rupapuro bamaye ngo uzi bakwirukanye gute kandi na rupapuro baguhaye ko master agomba gusinyaho ko bakwirukanye. Ndamubwira nge matrice yambwiye ngo ikindi gihembwe sinzagaruka. Aramubwira ngo wapi baba bagomba guhereza urupapuro nimba batakwirukanye kino gihembwe buretse kubivuga nimba bataguhaye igipapuro buretse kubivuga mu rugo uzategereza ikiragembwe n'ujya ku ishuri bakaguha urwo rupapuro aba ari uko uzakora ikibazo uvuge ko bakwirukanye. Ndamubwira nta kibazo. Ubwo mitanekereza iyo nabimubwira mbere mba nakoze iki mba nagiye iwacu nkababwira banyirukanye bakanamindurira n'ikigo kandi narirukanye. Ubwo nanjye ndavuga ubu ngubu umenye ubwenge ntabwo nzongera kuvuga ikintu naganirije cousin bro wanjye kuko niwe wari uzi amashuri y'inaha cyane please njye ntabwo nigaga inaha ndavuga niwe wari uzi amashuri nzaza mubaza buri kintu cyose kibaye. karabaye akantu kakurishije kakubayeho akantu katunyurira kuba mu buzima bwawe ubayeho mu buzima bwose kuko narabuze umubyeyi wanjye nabuze mama wanjye nkunda cyane kandi namubuze mu gihe kitari cyiza ariko nyine byageze aho ndabyakira ndavuga nta kibazo. Ubwo nyine ni ibintu bibaho kuko please nari muze ndavuga nta kibazo reka mbimenyere nubwo ntabwo nkunda kubivugaho cyane ariko nyine nicyo kintu cyambayeho kikambabaza numva ikintu cyakubayeho kikakuriza mu buzima bwawe. Cyakubayeho kikambabaza narize cyane umunsi bafunze. Barafunze bari kuduhungure bari kuduhungure oya bafunze kuri ntuza kuri ntabwo nagiye muri gereza ngo babatike ariko umunsi kugira ngo bagufunze kuki kuri station ese bari kuduhungure bo oya ntabwo namaze igihe kinini ibyo ngibyo ntabwo nabitekerezaga nari nihebye numva ko ngiye kugenda bakananyogosha ni umunsi bwa mbere nk'inzoga byagenze gutegera ku story umunota bwa mbere nk'inzoga nazimwe muri lockdown hari hariho kasi baramfunga nyine
ndazinywa pe ndazinywa nari nkiri umwana mutoya nyine mu rugo badukaniraga cyane and then mu rugo baduhaga isaha yo gutahiraho saa 12 twanywa kwa tuye mu rugo iki gihe nari nagiye natanasabye n'uruhushya ndagenda ndanywa ndasinda n'ubwa mbere nari kimwe mwanza natananywe na shot ebyiri ariko naragiye ndasinda ndagwa burundu hafi idamfata ndara ahantu nari nagiye gusinzira mu gitondo ntakigeze mu rugo ababyeyi ba papa se subazi arambwira ati waraye avuga se unaraye ndaceceka ndavuga ati nubwo tugurananiye kaze ugende bari bakumfungiye nurushe ubwenge ku gihe uzagaruka nuko banjyanye right asante nyumvikanye nibutse abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima ko turi kumwe n'abadini ndetse na Centre ndetse na Lipia Restaurant hafi na ADP Moza waje bateka neza bagabura neza ukabibona bikagenda fresh. Turi kumwe na Susa Garden, turi kumwe na Teacher Shop yambika abakinyi ba filime mu kiro cy'urukundo ndetse n'abandi bakinyi bagiye n'abandi bantu bashaka kwambara neza mu mugane arambika ibintu bigende fresh. Nari kumwe n'abari babiri maza kurutsa amazina ndetse na Aisha. Aisha ufite impano Mfite impano yo guseka. ufite impano imana yo gushushanya ugiye guseka ugiye gushushanya mwakoze